Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Twubaka umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku gutwita kw'abana b'abangavu. Uku gutwita kw'abana b'abangavu ni ikibazo gihangayikishije abarezi, ababyeyi ndetse n'abayobozi. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro tugiye kuganira n'abana b'abangavu. Mu byo tugiye kuganiraho rero harimo ikibazo gitera abana gutwara inda z'abangavu, ingaruka bahura nazo ndetse n'uko twakwirinda iki kibazo muri rusange. Mwebwe nk'abana b'abangavu, iyo mubonye abana bari mu kigero cyanyu batwaye inda kandi bakiri ku ishuri, mutekereza iki? Murakoze, nitwa Mutatwa Agnes, niga hano kuri Fire Girls School Gisozi. Iyo mbonye umwana watwaye inda nk'umwana tungana aba ari ibintu bibabaje cyane. Igihe birambabaza cyane kuko aba yishe ejo he hazaza, ntabwo aba agifite ubwo bushobozi cyangwa ubwo bubasha bwo kuba yakomeza amashuri yiwe kugira ngo azabone ejo he hazaza heza. Rero numva ari ibintu njye ntakwishimira habe namba ntabyifuriza n'uwanjye. Amazina yanjye nitwa Gatete Sharon, nkaba niga kuri Fire Girls School Gisozi mu mwaka wa 3. Iyo mbonye umwana w'umwangavu atwaye inda igihe kitageze birambabaza cyane, nkareba ukuntu hari ibintu byinshi atakaje yishe yakagombye kuba agezeho, nkumva binteye ishyaka n'umujinya wo kubirwanya. Nitwa Ingabire Marcia, niga Fire Girls School Gisozi, aba niga mu mwaka wa 6 MPC. Iyo mbonye umwana w'umwangavu ashobora kuba muruta cyangwa nduta, turi mu kigero kimwe yatwaye inda atateganyije, birambabaza cyane kuko ibyo byose buri muntu aba afite intumbero. Hari n'iyo utaba uyizi ariko uba ufite aho ushaka kugera. Birambabaza bikantera umujinya, nkibaza uburyo byagenze, ngatangira no kubyibazaho, nkaba numva mbese muri make bintera umujinya, birambabaza cyane ku buryo bambona ko hari icyo yishe atageze. Nitwa Makuza Akarijyanje, niga kuri Fire Girls School mu mwaka wa 6, imibare, ubugenge n'ikoranabuhanga. Iyo mbonye umwana w'umwangavu wo mu kigero cyanjye atwite ntabwo binshimisha kuko aba afite icyo yakagombye kuzaba cyo aba atakibaye cyo, cyangwa wenda amahirwe yo kuba cyo agabanuka. Ikindi ni uko amashuri yiwe yigaga acikisha amashuri cyangwa se akabura ubundi bushobozi bw'uko wenda yasubiramo, cyangwa akagira gutinda mu myaka. Nanjye nitwa Ingabire Belize, niga Fire Girls School Gisozi, nanjye niga mu wa 5 MPC. Iyo mbonye umwana w'umwangavu atwaye inda y'indaro, ni ukuri mba nibaza ese hari ibintu byinshi cyane umwana w'umwangavu ungana nkanjye nk'uko ngewe uko ngana, hari ibintu byinshi cyane mba narashize imbere, mba numva nzabiki, mba numva nshaka kugera kuri iki, mba numva nshaka guhesha agaciro ababyeyi banjye. Iyo rero mbonye umwana w'umwangavu atwaye inda nk'iyo ngiyo, nibaza ati buriya nawe yarafite ikintu yashaka kugeza ku babyeyi be, ariko bibaye gutyo atwaye inda. Mana yanjye, ni ibyo bigiye kuba birambabaza cyane, ariko nkaguma nsenga mvuga ati basi bigabanyuke kuko byari biri kuzamuka muri iyi minsi. Niki ubundi gituma umwana w'umwangavu atwara inda akiri mutoya, akiri ku ishuri, bigatuma yavanamo n'ingaruka zo kuba yahagarika ishuri rye? Umwana ashobora gutwara inda kubera irari, ashobora kubona akantu keza mugenzi we afite, hakaza undi muntu umurusha amafaranga akamushuka akamubwira ati karana akaguha wemeye gukora ibi n'ibi, ugasanga niho akuyemo inda. Ashobora no gutwara inda kubera ubukene bafite iwabo mu rugo, nk'urugero niba adashoboye kubona amafaranga y'ishuri, akaba ari umuntu amubwira ngo yayamuhereza, akamubwira ku
kuyamuhereza nuko nawe hari ikindi amuhereza, rero bigatuma nawe yatwaye indi nda ashobora no gufatwa ku ngufu. Hari ibibazo bigenda bigaragara hano mu gihugu ndetse n'ahandi, ugasanga umwana yafashwe ku ngufu bitewe na karitsiye atuyemo cyangwa n'ahantu yaba yagiye. Ikintu gituma umwana atwara inda ni impamvu nyinshi zitandukanye, harimo icyo nakwita agakungu kabi cyangwa ikigare kibi. Ushobora kuba uri mu kigare cy'abantu bumva ko ntacyo bibabwiye, gutya bahora batubwira ngo turwanye gutwita kwangavu, nyine ibyo babwiye byose bakabitaho. Ba bantu nyine babumva ni indirimbo zihora zicaho batabyitayeho, ntubihe agaciro kubera icyo kigare kiburimo, ugashobora kuba watwara iyo nda wumva ko ari ibintu bisanzwe. Izindi mpamvu zishobora kuba zibitera ni kutaganira neza n'ababyeyi bawe. Hari ababyeyi batajya bagira umwanya wo kuganira n'abana babo, bakumva ko ibyo ngibyo batabihaye agaciro cyane, cyangwa se umubyeyi akagira, hari n'ababyeyi bagira isoni zo kubiganiriza abana babo. Ariko iyo uganiye n'umubyeyi wawe akaba open, nawe ukaba open, mukaganira neza, akakwereka inzira nyayo, ubundi akakurekera amahitamo ngo uhitemo yakweretse inzira nziza, birafasha. Ikintu gitera umwana w'umwangavu gutwara inda ni byinshi cyane, harimo kuba ubushobozi, ubukene, akabona nta handi nta yandi makiriro afite, bigatuma yishora muri izo ngeso akaba yatwara inda. Ikindi cya kabiri gitera umwana kuba yagira, hari kutanyurwa kwacu kw'abangavu bitewe n'iterambere n'imyaka tuba turimo, kutamenya ko abantu turutana, nkabona mugenzi wanjye afite ikintu kiruta icyo mfite, simenye uko ndi cyangwa simenye ubushobozi mfite, bigatuma nishora muri izo ngeso kugira ngo mbashe kuba nabona nk'icyo afite, kutanyurwa. Harimo kubura ababyeyi batwitaho cyangwa batugira inama. Urugero nk'abana bo ku muhanda, umwana wo ku muhanda ntabwo aba afite umubyeyi umubwira ngo kora iki ngiki, genda gutya, cyangwa se ngo amugire inama. Wenda aba yaragiye ku muhanda akiri umwana, ntabwo aba azi ukuntu umubiri we uhindagurika. Ibintu byatuma umwangavu atwara inda ni byinshi. Icya mbere njye navugaho ni ubukene butera kwifuza, akavuga ese ko ntafite iki, kandi ko uyu nguyu cyangwa uyu nguyu arimo arambwira ko yakimpa, ese kuki ntahita nkiboneraho. Ugasanga bitumye atwara iyo nda atateganyije. Ikindi ni ukubura impanuro z'ababyeyi. Ikintu nkunda kubona cyane gituma umwana w'umwangavu atwara inda, akenshi tureba mu mashuri, tureba muri sosiyete aho agenda, hari igihe usanga umwana afite ikigurupe cyangwa se ngo bakunda kuvuga ni ikigare aba agenderamo, yareba ibintu bakora, yareba ibintu bagira, akavuga ati ngenda nsigajwe inyuma n'amateka, nawe agakurikiza ibyo. Tugarutse kuri wa mwana n'ubundi wamaze gusama, wahuye na cya kibazo, ni izihe ngaruka ahura nazo wenda ku buzima bwe, muri bagenzi be ndetse no muri famiye yiwe? Umwana w'umwangavu ingaruka ahura nazo iyo atwaye inda idateganyijwe harimo nko gucicisha amashuri, igihe azafata cyo kujya kurera umwana, kubyara n'ibiki byose bituma acicisha amashuri ye, bituma atangira kumva adasa n'abandi, nyine babandi badafite ikibazo gihuje n'icye, na ya talent yari afite cyangwa ya ability yari afite izamugeza kuri future nziza, agatangira kuvuga ndetse nzayimaze iki, ubuzima bwarangiye, ahita atangira gucika intege. Atateganyijwe aho uyifuza, rero ingaruka ashobora guhura nazo, ashobora kugerageza kwikuramo, bikaba byamuviramo urupfu. Hari kumva ko umuryango we kumva ko bakojeje isoni, akumva yumva atanabasubiramo rimwe na rimwe, akanagenda se, cyangwa umuryango nawe ntumwakire. Ukuntu warabwiye promises ababyeyi bawe ati mama ngenda ndashaka kuzagera kuri iki, ngenda ndashaka kuzabona iki, ubwo ndi kuvuga ku muntu bafashe ku ngufu. Urabona iyo amaze gufatwa ku ngufu ugasanga iyo nda arayitwaye, hari ibintu byinshi cyane bera planinze kuzageraho. Hari ukuntu uvuga ati nzaba dogiteri, ubu nshikije amashuri ahangaha dogiteri nzabutangirira, ugasanga afite kwiheba, ntiyiyakira, man arareba n'abandi akumva ntiyajya mu rubyiruko bigenzi rwe, aracyari urubyiruko ariko bitewe n'ibyamubayeho ntabwo yumva ko ari urubyiruko. Hari n'ikindi kintu
umwana w'umwangavu yamaze gutwara inda idateganijwe bimubaho ni uko ababyeyi baba bamutakarije icyizere, kandi iyo uzi ko umubyeyi wagutakarije icyizere, mana yanjye, ntabwo uba wumva utazi ukuntu bimeze pe, ukagera naho uzajya usohoka umubyeyi akavuga ati buriya se aragaruka. Ibyo nabyo birabangama cyane. Kugira ngo icyo kibazo cyo gutwara inda zitateganyijwe kandi mu bana b'abangavu gicike burundu, mwe mwumva hakorwa iki? Hari imbaraga zanyu mukoresha nk'urubyiruko, nk'abana batoya, ese mwumva mwebwe mukeneye ubuhe bundi bufasha? Iki kibazo kugira gicike burundu ni njyewe, ni wowe, n'umunyarwanda muri rusange wese. Rero ndumva umubyeyi bwa mbere ari wagafashe ingamba yo kuvuga ngo ngomba kuganiriza umwana wanjye, nkamwereka ibibi n'ibyiza, nkamwereka inzira agomba kunyuramo izamugeza ku cyiza ashaka. Iyo ni uruhare rw'umubyeyi. Uruhare rw'abayobozi, ndavuga amashuri, nasaba ko bashyira imbaraga mu maclubs, bakajya bashakira abana abantu baganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no gutwita kw'abangavu. Ibintu nk'ibyo ngibyo bikorwa mu kigo kugira ngo abana bafunguke mu mutwe, babashe kumenya ni izihe ngaruka, ese iki kibitera, ese bimbayeho nabyifatamo gute. Icyo dukeneye gufashwa, icya mbere ni uko ahantu hose mu bice byose by'igihugu, atari ibigo runaka, impande zose z'igihugu hajya hageramo ibiganiro cyangwa mentorship ku bijyanye n'ukuntu twarandura gutwita kw'abangavu no mu bigo by'amashuri byose. Ikindi ni uko ababyeyi bashishikarizwa nabo gushyiramo imbaraga zabo, buri mubyeyi wese akaganiriza umwana we kandi akamufasha kuva muri iyo nzira mbi. Icyo numva cyakorwa kugira ngo inda z'abangavu zitateganyijwe zicike, icya mbere ni ukugira inama abangavu bo mu nce zitandukanye z'igihugu. Icya kabiri ni ugushishikariza ababyeyi bacu kugira ngo bite ku kazi kabo ka buri munsi. Yego karadutunze, ariko nabo batwiteho, kuko ntabwo uzita ku mwana navuga ejo he hazaza hapfuye. Ikintu numva cyakorwa kugira ngo izo nda z'abangavu ziveho zicike, ni uko abo bantu wenda bagiye batwara inda bahurira nko mu ishyirahamwe cyangwa mu byo bita club cyangwa iki, noneho bakazajya bagira nk'igikorwa cyo kujya gutanga ubwo buhamya. Noneho abanyeshuri cyangwa abandi bangavu bakabyibonamo, ntibabyumve nk'umugani cyangwa ikindi kintu, bakabona ko ari ibintu biriho kandi ko bagomba kubyirinda kugira ngo bananiye kutaba nk'abo ngabo. Ikintu cyakagombye gukorwa, njyewe ndabona ari njyewe mbona leta y'u Rwanda iragerageza kubikora pe, ariko nanone tujye mu byaro, tujye kureba abana bajya guhinga, abana bakoreshwa imirimo bariga, ariko barareba n'ubuzima bw'ababyeyi babo, bakavuga ati tuvuye mu mashuri turagiye gufasha ababyeyi bacu, kuko abonye ngo umubyeyi we ngo arakora ngo kugira ngo amwirire, akabona ngo rwose abo ngabo ntibabagemo, kuko hariya niho atwarira amata. Nk'uko mwabyumvise rero, nta muntu n'umwe wishimira kubona umwana yatwaye inda ari umwana w'umwangavu, yaba abana b'abangavu, ababyeyi ndetse n'abarezi. Bimwe kandi bituma abana batwara inda harimo kutigirira icyizere ngo biyakire, bashimishwe n'ibyo bafite. Harimo no kutagirwa n'inama n'ababyeyi babo muri rusange ngo babaganirize ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Twabonye kandi ko kugira ngo iki kibazo gicike hari ibigomba gukorwa. Muri byo harimo abana gukomeza kuganirizwa ndetse n'ababyeyi bakaganirizwa byisumbuyeho. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.